mahanga yose nimusingize Uhoraho. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyafilipi. Ahasigaye bavandimwe, icyitwa icy'ukuri cyose kimwe n'igikwiye kubahwa, igitunganye, kitagira inenge, igikwiye gukundwa no kuratwa, mbese icyitwa ingeso nziza cyose kandi gikwiye ishimwe, ari cyo muharanira. Ibyo nabigishije kandi mwemeye, ibyo mwanyumvanye kandi mwambonanye, mujye mubikora, maze Imana y'amahoro izahorane namwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimire Imana. nzasingiza Nyagasani iteka n'ahantu hose. Nzasingiza Nyagasani iteka n'ahantu hose. Ibisingizo bye bizahora ubudatuza mu munwa wanjye. Iteka n'ahantu hose. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nzasingiza Nyagasani iteka n'ahantu hose. Amahanga yose azaza apfukama imbere yawe, kuko wenyine